Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu bibabeho. Dusenge. Wera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Gitondo tuje imbere yawe, turagushimye kandi turaguhimbaje. Turakwingingira uyu munsi kugira ngo ijambo rye tugiye kumva ubane natwe, utwigishe, uridusobanurire. Turakwinginga cyane ngo ntabwo ari twe cyangwa twumve ibyo dushaka kumva, ahubwo icyo ijambo rye ritwigisha ari cyo twumva. Turasenga cyane ngo nk'uko wohereza ijambo ryawe ugakiza abantu indwara, natwe ubwo turyumva Mwami Imana Mwuka warimo aradusobanurira. Turasenga cyane kugira ngo natwe adukize indwara, zaba ari iz'imitima, zaba ari iz'ibitekerezo, zaba ari izo mu mubiri, mu izina rya Yesu KRISTO. Turakwinginze ngo amatwi yacu afungukire kukumva, amaso yacu afungukire kureba, kandi Mwami Imana ibyo twigishwa nawe duhabwe imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Ntitwumve gusa, ahubwo twumve tunakora. Urera cyane kandi urakiranuka, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uri Imana nyamana, ni mu izina rya Yesu sinze twizeye, urakoze. Amen. Uyu munsi turi ku muzingo wa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana, ikigisho c'132. Turi kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nk'uko tumaze iminsi tubwirwa. Uyu munsi turiga ku ntego ivuga ngo nta kinanira Imana. Ibyo nabyo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Byanditse muri Luka igice cya mbere 35-36, niho tugiye gusoma ubu nonaha. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingomba, none ku kwezi ni ukwa gatandatu. Luka ni igice cya mbere 35-36. Erega nta kinanira Imana. Ibyo ni muri Luka igice cya mbere 37, aho turakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya 19-20 hatubwira ngo, kuko umwana w'Imana Yesu KRISTO uwo twababwirije ibye, jyewe na Siluwamu na Timoteyo, atari ye kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Ibyo Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Aho ni mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere 19-20. Kinanira Imana. Nk'uko twabibonye ejo hashize, imwe mu nyigisho z'ifatizo z'ubutumwa bwiza ni ukwerekana ko Imana iri ku ngoma. Hano tumenyera imbaraga z'Imana, kandi ni mu butumwa bwiza tumenyera ubumana bw'Imana. Ntukemere ko hagira umuntu ugushuka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibwo bweretse isi ubumana bw'Imana. Ibi tuzabirebera hamwe mu byigisho bizakurikira. Ndebera nawe uyu mukobwa Mariya yakira ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, akabwirwa ko yari agiye kuzatwara Imana mu nda ye, kumenya ko uwo yari agiye kubyara cyangwa kuzabyara, ingoma ye yari kuzahoraho ibihe byose. Ibyo ni ibintu bigoranye kumva ari uyu munsi, ari no mu gihe Mariya yabyumviragamo. Gitangaje mu nkuru twasomye haruguru ni uko Yesu yari ataravuka, nyamara ubutumwa bwiza bwari bwatangiye gukora imirimo n'ibitangaza. Bwarimo gukiza ingumba itabyara Elizabeti, kandi bwari bugiye kwereka Mariya ko gutwita bidasaba kuryamana n'umugabo, nako gushoboka. Ukomeze kwibuka icyo ubutumwa bwiza ari cyo. Ni inkuru nziza. Ubutumwa bwiza ni amakuru avuguruza ibibi twabwiwe cyangwa ibibi natwe ubwacu twiyiziho. Niyo mpamvu bwahize kuri Elizabeti wari wiyiziho inkuru mbi y'ubugumba, kandi wari ugeze no mu myaka yo gucura. Yaramaze no kwiyakira ko atazabyara, maze bumuhindura akabarore ko gukomera kw'Imana, kuko Imana yamwerekaniyeho imbaraga zayo ubwo yamukoreragaho ibidashoboka. Ntabwo ubutumwa bwiza bureba ngo mbese ngo wowe urumva ko bishoboka cyangwa ntibishoboka. Oya, hari igihe kigera Imana igakora ititaye ku byo utekerezaho, hanyuma ikagukoraho igitangaza, yarangiza ikacyereka abandi bantu bose, maze bakamenyeraho imbaraga zayo. Ntabwo iteka ryose bisaba ngo mbese ngo urabyemera ko bishoboka.
none se ni iki kiguhagaritse umutima? Ni iki kirimo kukwica? Ni iki kiguhagaritse ukaba utakijya imbere? Uwo musozi ukuri imbere wiyita iki? Ni iki gishaka kukugamburuza? Ese hari ikinanira Uwiteka? Ni wowe mbaza, kuko ku Mana byose birashoboka. Nta kinanira Imana. Nibyo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butubwira. Ibibazo ubona ni wowe ubibona gusa. Igihiga ubugingo bwawe ni ubwawe, ni ubugingo bwawe gihiga gusa. Uwo musozi urumbaraye uri imbere yawe ni uwawe gusa. Ibyo bibazo ufite ni wowe ubifite gusa. Ibyo byose n'amaso yawe gusa bibona, ariko imbere y'Imana ntabwo bihari. Nta bibazo Imana ibona, nta rupfu Imana ikubonaho, nta mupaka Imana igira, kuko nta kibasha guhangana n'Imana. Niyo mpamvu uri kumwe nayo nta kizamunanira. Aho niyo bipfira rero. Ntutugire ibibazo. Ni mu kwitekereza no gushaka uburyo twe tuzakora, no gushaka uburyo twe tuzabigeraho, no gushaka uburyo twe tuzabisubiza, no gushaka uburyo twe tuzabikemura. Turi gushaka uburyo bwose twarwana tugatsinda, maze tugashaka inzira zose, tugasanga inzira zose zifunze, tukabanga ibi ntabwo bishoboka. Haleluya! Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ku Mana nta bya kimwe kinanirana. Niyo mpamvu Petero amaze kubimenya, Yesu aze kumusaba mu masaha y'igitondo, aravuga ngo bana bato, mbese ari cyo mwafasha? Ati reka nta na kimwe twize dufata. Ngo nimujugunye urushundura. Ntabwo amubwiye ngo turi abahanga tuzi kuroba, niba twazi ubu ntazihari. Yavuze ngo ariko ubwo wowe wivuze tugiye kubikora. Haleluya! Ariko wowe ubwo wivuze tugiye kubikora. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Ibyo ni ubutumwa bwiza, ntabwo ari amagambo y'abantu. Nta kinanira Imana, ni ubutumwa bwiza, ntabwo ari amagambo y'abantu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza aribwo bwerekanye ubumana bw'Imana mu isi. Nta yindi nyigisho n'imwe iri mu isi yerekana ubumana bw'Imana keretse ubutumwa bwiza. Ntiwitekereze nk'uhagaze wenyine, ahubwo witekereze nk'uhagararanye n'Imana. Hamwe nayo imisozi ikurwa hayo, ibibazo byose bibonerwa ibisubizo, indwara yose irakira. Ibyo byose bibaho ku bw'Imana, ntabwo byabaho utari kumwe nayo. Ngaya makuru meza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukuzaniye, kandi ayo makuru nayo twizere kandi nayo kwizerwa. Arakubwira ngo nta kinanira Imana, nta kinanira Imana wizeye. Reka dusenge. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye, ufite ubutware bwinshi Mwami Imana. Nta kikunanira, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Haleluya! Izina ryawe niryubahwe. Iki gitondo turakwinginze cyane kubw'ijambo ryawe kugira ngo uduhe kwizera. Turakwinginze ngo uduhe kwizera gutuma twibwira kandi twemera tudashidikanya yuko nyakubahwa Imana nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane kugira ngo ibyo ngibyo bibe byandikwe ku nkomanizo z'imitima yacu, ibyo ngibyo byandikwe hagati y'amaso yacu, ibyo byandikwe mu bitekerezo byacu, yuko koko nta kibasha kunanira Data wera, maze tukwikomezeho, tukwisungeho, dukurane nawe mu izina rya Yesu. Turinginga rero abafite ibibazo byabo byose bitandukanye, iby'imiryango yabo, iby'amashuri, iby'akazi, iby'amafaranga, iby'uburwayi, abo bose tubashyize imbere yawe. Reka Mwami Imana amaso yabo afunguke. Haleluya! Mu izina rya Yesu amatwi yabo afunguke, bumve ibyo Imana ivuga, babone ibyo Imana ivuga, babone ibyo Imana ikora, maze babone yuko koko nta kikunanira. Kuko nibuka wa mugore wari wishwe n'inyota, afite ubwoba ko umwana we agiye gupfa, ngo aragenda amushyira kure kugira ngo umwana atamugwaho, ngo ariko marayika w'Imana ngo amuhumura amaso, ngo abone iriba ryari hafi. Ntabwo Imana yapfa kwirwa, ahubwo yamufunguye amaso abona iriba.
iriba. Natwe rero turasenga muri aka kanya kugira ngo Mwami Imana udufungure amaso, udufungure n'amatwi kugira ngo tumenye neza yuko nta kikunanira, maze Mwami Imana tubashe gukora nk'abakorana n'Imana, tubashe kugenda nk'abagendana n'Imana, tubashe kwitwara nk'abari kumwe n'Imana. Turasenga ngo ibyo bibazo bikemuke, inzira zo gukemuka zihishurwe kugira ngo Mwami Imana izo ndwara zikire, inzira zo gukira zihishurwe mu izina rya Yesu. Niko dutegetse. Haleluya. Ngo imibiri ijye ku murongo, ngo amaraso ajye ku murongo, ngo inyama zijye ku murongo, ngo amagufa ajye ku murongo mu izina rya Yesu Kristo, kuko nta kinanira Imana. Abantu bo birabananira, ariko wowe nta kikunanira. Urera cyane kandi urakiranuka. Tugisenga turakwinginze ngo utubashe gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe, kugira ngo tutaba wumva gusa, ahubwo tube n'abashyira mu bikorwa. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Urakoze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga muri Luka igice cya mbere 37 muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana haravuga ngo erega nta kinanira Imana. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya 2 19 kugeza ku 20 muri Bibiliya haravuga ngo kuko umwana w'Imana Yesu Kristo wo twabwirije ibijyanye na Siluwamu na Timoteyo atari ye kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Iby'Imana yasezanije byose muri we ni ye iri. Icyo gituma ari udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Ubuntu bw'Umwami Imana n'urukundo rw'Imana gufashwa n'Umwuka wera bibane nawe none nibe bidashira. Amen. Ndagusabira cyane nkwingingira ngo imbaraga z'Imana zibane nawe, ubushobozi bw'Imana bubane nawe, ngo Imana ikubashishe gukunda no gukora ibyo ishaka kandi yishimira. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubana natwe, ndagushimiye. Mu izina rya Yesu uhabwe umugisha n'Imana. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.